twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwese mudukurikira. Aka kanya rero hamwe na Staro Technology twabateguriye isomo ribereka uburyo ushobora gushyira umuriro muri telefone yawe utifashishije uno muriro w'amashanyarazi tumenyereye. N'ubundi rero icyo tubasaba ni ugukora subscribe kuri channel yacu ariyo Staro Technology, mukanabisangiza abandi, mukora share, ubundi mugakomeza kuryoherwa mumenya byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Dukomeje rero, telefone iri mu bintu bya mbere kuri iyi si bihuza abantu benshi batandukanye, haba mu kuganira bisanzwe, haba mu kazi, haba mu bintu bigiye bitandukanye, aho ubu ngubu telefone ifasha abantu benshi batandukanye muri communication zabo. Bityo rero bituma abantu benshi bayiha agaciro bikomeye, bigatuma bamenya ko cyangwa se bita mu gushyiraho amafaranga, cyangwa se bakamenya niba uko imeze iri mu muriro ndetse yujuje n'ibisabwa kugira ngo ibe yabafasha muri ibyo bikorwa bigiye bitandukanye. Abantu benshi rero babayeho mu buzima aho usanga umuriro w'amashanyarazi ugiye ufite agaciro gakomeye mu mpande zose zitandukanye, kuko usanga umuriro w'amashanyarazi ukenerwa mu rugo mu bikoresho bigiye bitandukanye, haba muri uko gushayija telefone, haba mu kureba televiziyo, mu gukoresha ibikoresho bitandukanye harimo nk'amafrigo ndetse n'ibindi bitandukanye, kugeza n'ahandi hakomeye ndetse no mu nganda no mu bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Amashanyarazi rero nubwo akora ibyo byose, ariko usanga hari igihe kigera umuriro ukabura cyangwa se ukagenda. Bityo rero abashakashatsi bashatse uburyo bugiye butandukanye bushobora kuba bwakoreshwa bugafasha abantu kwinjiza umuriro muri telefone zabo batayishyize ku muriro w'amashanyarazi ari wo tumenyereye. Akaba ari nabyo tugiye kureba muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Hari uburyo bwinshi rero bugiye butandukanye umuntu ashobora kwifashisha ashyira umuriro muri telefone, harimo nk'abakoresha power bank, harimo abakoresha imbuto zitandukanye, ariko nanone abahanga batangaza inama zo kwirinda gukoresha bumwe muri ubu buryo kuko bushobora kwangiza ubuzima bwabo ndetse na telefone muri rusange. Hano rero hakaba hari uburyo butandukanye twabateguriye, ari nabwo tugiye kubagezaho aka kanya. Uburyo bwa mbere rero ushobora gukoresha ushayija telefone yawe mu gihe nta muriro w'amashanyarazi ufite, hari ukubyaza umuriro mu mbuto. Gukoresha imbuto ni uburyo bushobora gufasha abantu gushyira umuriro muri telefone zabo, ariko nanone hari n'ingaruka bushobora guteza. Ibi rero bikorwa n'ufite ibisate by'imbuto, yaba indimu cyangwa se amacunga, aho afata udusinga tubiri akadushyira muri buri rubuto. Ibi rero bikorwa n'ufite ibisate by'imbuto, aha ushobora gukoresha indimu cyangwa se amacunga, aho ufata udusinga tubiri ukadushyira muri buri rubuto ku buryo tudakoranaho. Iyo umaze kuzitobora ufata urundi rusinga ukarucomeka mu buryo uhuza n'imbuto zombi, igatanga igisa n'umuriro. Iyo urangije iki cyiciro uhita ushishura umugozi wawe wa USB ukoresha ucomeka kuri telefone yawe, ukayihuza n'urusinga, ukayihuza na twa dusinga washyize mu mbuto, aho ushobora gukoresha indimu cyangwa se icunga. Ibi rero birashoboka ko byagufasha kongera umuriro muri telefone yawe, ariko nanone bigomba kwitonderwa kuko bishobora no kuyangiza bitewe n'uko bishobora gutanga umuriro utandukanye n'uwo telefone yawe ikeneye. Bityo rero bigomba kwitonderwa, ukabanza ukamenya neza niba koko umuriro biri gutanga uhwanye neza n'uwo telefone yawe ikeneye. Turakomeza rero n'uburyo bwa kabiri, aho nanone ushobora gukoresha agakoresho kabika umuriro, ari byo abenshi dukunze kwita power bank. Hari udukoresho dutandukanye dushobora kwifashishwa mu gushyira umuriro muri telefone yawe mu gihe umuriro w'amashanyarazi cyangwa se umuriro usanzwe wagiye
cyangwa se udafite uburyo bwo kuba washarija telefone yawe bitewe wenda se n'ahantu uri. Akangaka rero ushobora kujya ku isoko risanzwe ricururizwaho ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga ukabaza power bank, icyo gihe uzayibona. Hari izigiye zitandukanye uzahitamo bitewe na telefone ukoresha. Igihe rero ufite power bank biba byiza kuyihozamo umuriro kuko ishobora kukugoboka mu gihe umuriro w'amashanyarazi udahari. Iyi ikaba iri no mu zo twavuga zizewe kuko zo ziba zifite umuriro umwe kandi udashobora gupfa kwangiza telefone yawe. Turakomeza rero n'uburyo bwa gatatu ushobora kwifashisha ushyira umuriro muri telefone yawe udakoresheje umuriro w'amashanyarazi. Uburyo bwa gatatu rero ushobora kwifashisha umuriro wabyawe n'imbaraga z'umuyaga. Mu gihe umuriro ugushiranye muri telefone ushobora kwifashisha umuriro uturuka ku mbaraga z'amashanyarazi ukaba wakongera muri telefone yawe. Aha rero hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye ushobora gukoresha ugasharija telefone yawe. Aha rero hari udukoresho tugiye dutandukanye dukorana n'umuyaga dushobora kuba twagufasha mu gusharija telefone yawe, cyane ugeze nk'ahantu hatari abantu cyangwa se hari umuyaga ushobora kukifashisha kakaba kagufasha kongera umuriro muri telefone yawe. Ako gakoresho rero nta kandi bakita portable wind turbine. Aka gakoresho rero gafasha guhindura umuyaga ugatanga umuriro ushobora kuba wafasha telefone yawe mu kongeramo umuriro. Aka rero kakaba gakoreshwa mu gihe umuyaga ukirimo guhuhera utarahagarara. Aka gakoresho rero ushobora kukabona ku mapawundi 303 ndetse gashobora kubika umuriro ushobora kuba washyirwa muri telefone inshuro zigera kuri 6. Dukomeje rero n'uburyo bwa kane, hari ukuba wakoresha imbaraga z'umuriro wo mu ziko. Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu guteka bishobora kugufasha kuba wakongera umuriro wa telefone bitewe n'uko byinshi muri byo bifite ubushobozi bwo kuba byasharija telefone kuko ubushyuhe bitanga bushobora kuvamo imbaraga zabyara n'amashanyarazi. Ishyiga rigezweho rikoreshwa muri iyi minsi cyane cyane mu bihugu byateye imbere bya BioLite Camp Stove, urikoresha ashyiramo inkwi, ku ruhande rwaryo hakaba hari ahantu ushobora gushyiramo umuriro muri bateri. Iryo rero naryo ukaba waryifashisha wongeramo umuriro muri telefone yawe. Ubu buryo bwose rero twavuze bushobora kuba bwagufasha mu kwirinda ibibazo bigiye bitandukanye byaterwa no kubura umuriro muri telefone yawe, harimo nko kwica gahunda wari ufitanye n'abandi bantu, akazi wakabaye wakoze, kutamenya amakuru hirya no hino ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aka kanya rero akaba ari naho dusoreje iki kiganiro cyacu, tukaba dusoza tubashimira mwe mwese mwabashije kudukurikirana, tubasaba gukora subscribe niba utari wabikora, ubundi nawe ukajya ukomeza kudukurikira ubona byinshi bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga. Naho ubutaha.